Hi guys, reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri video ntoya y'uyu munsi tugiye kubereka uburyo dukoresha iyi icon yitwa convert. Ese kuki dukonvata dushaka kugera kuki? Impamvu dukonvata dushaka gukora trading cyangwa dushaka gukora investment. Right? Ni ukuvuga ngo duhereye kuri trading cyane cyane kuri sport. Yes, cyangwa spot trading ni ukuvuga ngo impamvu dukonvata tuba dukeneye kuvana muri currency iri stable tujyana muri currency itari stable cyangwa se izamuka mu gaciro ikanamanuka mu gaciro. Bibutsa ko iyo turi gukora trading tradinga coin zizamuka mu gaciro zikanamanuka mu gaciro. Ndakeka ibyo ngibyo mumaze kubimenya. Izo ni coin zindi ibihumbi n'ibihumbi ukuyemo coin bita USDT, coin bita BUSD ndetse na USDC. Izo coin eshatu nkubwiye USDT, BUSD iyo bita USDC ni coin ziri stable, ni coin zitazamuka mu gaciro cyangwa zimanuke mu gaciro. Niyo mpamvu mu gihe udakeneye kuriskinga izo nizo crypto coin ugomba kuba washyizemo amafaranga yawe. Impamvu rero dukenera gukoresha icon yitwa convert no kugira ngo tujyane hahandi bizamuka cyangwa bimanuka bitewe n'ubusesenguzi cyangwa analyse tumaze gukora, kugira ngo tugure za coin zindi nibizamuka mu gaciro tugurishe muri make ayo twashoye yabyaye inyungu, hanyuma nibinamanuka mu gaciro tubona turi guhomba cyane tugurishe tugaruke handi hari umutekano cyangwa handi tudashobora guhomba. Rero niyo mpamvu dukenera iyi convert. Birashoboka ko ushobora kugura coin unyuze kuri trade ariko kubera charges zihaba ziba zisa nkaho ziri hejuru, ibyiza no gukoresha convert niba ukeneye kugura coin runaka cyangwa kuyigurisha. Yes, ubwo nge icon bita convert ndi guhita nyibona, ariko wowe ushobora kutayibona. Iyo utari kuyibona ukoresha akajambo bita mowa, sinzi nimba muri kukabona, akabita mowa ndabizi ko nawe kuri Binance yawe kabaho, hanyuma ugashaka icon bita convert. Izi zose ni services zitangirwa muri Binance, ugashaka icon bita convert ukayikandaho ukayigeraho. So iyo umaze kugera kuri convert rero, uyu mwanya wa mbere ushyiramo coin ufiteho amafaranga ariko wifuza kuvunja, hanyuma uyu mwanya wa kabiri ugashyiraho coin wifuza gushyiramo ya mafaranga yawe. Aka kantu kari hagati gafite udufresh tubiri iyo ugakanze ni nkaho uvuze uti coin yari iri hejuru ijya hasi cyangwa yari iri hasi ijya hejuru. Uri kubona ko ndi kugakandaho, yari iri hasi ikajya hejuru, yari iri hejuru ikajya hasi. Nk'aka kanya nimba uri kureba neza, ngiye gukora iki? Ngiye gukonvata cyangwa guhindura ubwoko bw'amacoin bita SUI mfite, nyahinduremo ama USDT kugira ngo nirinde volatile, kuba coin mfite yaba volatile, sibyo? Ibi nyine ndabivuga mukumva ni ibintu bisanzwe cyangwa se ntago mukwiriye kubimenya, ariko muba mukeneye kubimenya guys. Hanyuma muri kubona ko bahita batwereka available balance. Mfiteho SUI cyangwa ubwoko bw'iyi coin imwe n'ibice 3, 4, 4, 6. Rero iyo ukeneye gukonvata byose ushobora gukanda kuri icon bita max, ariko ushatse hano wakwandikamo n'ingano y'amacoin makeya utifuza gukonvata yose. Kubera ko nkeneye gukonvata yose nkanda kuri max. Iyo ukanze kuri max bahita bakwereka coin nyine ugiye gukonvata, ukakwereka n'agaciro kazo muri ya coin ugiye koherezaho. Nkahita nkanda kuri trade, and then amara gukanda kuri trade, aya masegonda arimo amanuka nkahita nkanda kuri confirm, amasegonda nyine atarashira kumanuka. Ni ukuvuga ngo aka kanya mba ndangije gukora icyo bita convert. Uri kubona ko amafaranga yanjye maze kuyahindura ama USDT. Aka kanya iriya coin yazamuka cyangwa yamanuka sindi bugunguke, sindi bunahombe, sibyo? Hanyuma nibyo ngibyo, nuko nguko dukonvata. Ngira ngo n'impamvu yo gukonvata nayibabwiye. So nimba wakunze iyi video ushobora kuyisharinga n'abandi bantu bakayibona kuri WhatsApp status yawe cyangwa mu magroupe ubamo, kugira ngo ibashe gufasha abandi basobanukirwe. So thank you so much for watching this video. See you again later.